yakumva bahamagaye ku karere reka mvuga cyane yakumva bahamagaye ku karere gitifu akongera bamuhamagaye babimubwiye ngo ibyo bintu urimo ni ibiki ntabwo yahinye ntaze. Twari dufite umugore w'umukozi araza akajya nkorera bigeraho umugabo amukura mu rugo amwaka undi mugabo, maze kumwaka undi mugabo amara kumuzana kuzana umugore akabi mugabo mukuna mutekano yagize akaza agafata cyangwa y'ubutaka akabyiba yamabu byakagenda akabihinduza cyangwa akaziyobora umugore mutoya aho niyo ntanda ari guturuka murabyakira gute kubuyobozi gukemura bari kuvuga Inyange ngo arajyana kwa mukiya base kandi uwo mugabo ataha mu rugo iwe ataye ku mugaragaro ahantu baramuyesamana arajyana ntabwo duhaza twe twabyanze twavuze ko umugabo ataha mu rugo iwe bageze no mu rukiko bamaze barababwira ati wa mugabo umutungo wawe waranyeje wajyanye kwa mukeba wawe ku mugore wawe mutoya ugaruye ku mukuru mu usangire none umutungo ikibyishe inyuma nuko umugabo akomeza kuba igisambo ahubwo azajyana aho yica umugore we twe turarambiye mu mudugudu twabyakiye nabi ntabwo twabyemeye ko bari kubikemura nabi mpamvu nabi nuko ubwo se uwo mugabo uko afite umugore wa kabiri ubwo bamuyisambu arayijyana yeye kandi ataka umugore mukuru ajya ibyinka nabyo bari kuvuga ngo inka ngo amafaranga ngo bayahe umugabo ngo asiga ngo agenda aguremo akandi gaka gatoya ngo agasiga akoresha imishinga twe tukavuga tuti uwo mugore yabarenganya amafaranga nagaruke mu maboko y'umugore noneho aguremo indi nka ntoya andi ayashaka mituweli andi ashaka minervari y'umwana turasaba kugira ngo barenganure uwo mugore bitewe yuko yarenganye atazagwa mu mudugudu wacu bakabitubaza babanamukingiranye ariko ntabwo turi kumva tunyuzwe bitewe n'uko uwo mugore yasahuwe cyane arasahurwa bijya mu nkiko bigeraho cyokoze bavuga ko urwo rukiko rwemeza ko amasambu yajyanye kwa mukeba ko gagomba kugaruka ariko umugore yaburanaga amasambu 8 muri ayo 8 ibimenyetso abemeye ko ya masambu bayagurishije Gwera Inyange 2 nibo bemeye abandi Gwera Inyange yabahaye ikintu ntibirirwa babyemeza amasambu 6 yose gaheze kuwo mukeba none iby'inka ibyo by'urukiko rwarabirangije amasambu 2 garagarutse yandi garagenda ariko twarabyemeye ikibazo rero bihenze je undi kuwa 3 abantu baraza n'uwo mugabo baza kugura inka bamaze kuyikura mu kiraro umudamu hari ahantu yari yaganye abaraje ahageze ati yinka Gwera Inyange uyijyanye nabo bantu bari bahari bantu baravuze bati inka naho turayijyana mutari kumvikana n'umugore inka bayishibije mu kiraro umugore yiriwe hari kuyicunga ejo yirirwa hari kuyicunga bihenze ninjoro rero bitewe nuko babonye ko kumanywa ari kuyirirwaho ubwo byahenze ninjoro nka saa 6 n'imvura yari iri kujya kugwa ubwo baje bantu barazana na Gwera Inyange bafata za supanete bakinga inzugi inyuma barakinga noneho uwo mudamu we n'abana batabaje bamaze gutabaza babura aho banyura noneho twakoresheje ibishoboka byose turavuga tuti nyuza umwana mu idirishya ubwo ariko bitewe n'ibyo bisamba nagiranye ikibazo n'umugabo cy'amakimbirane mu rugo twari dufite umugore w'umukozi araza akajya nkorera bigeraho umugabo amukura mu rugo amwaka undi mugabo, maze kumwaka undi mugabo imitungo yagiye ayitwara akajya agurisha inka akajyana akajya kugura uwo mugore amasambu. Ngeze aho njya kuburana mu rukiko byararambiranye, njya kuburana mu rukiko bagarura ya masambu amwe abiri, ariko ibindi byahereye kuri uwo mugore nyine
w'inshore, uwo mugore yazanye wa kabiri. Ni inka ariko bituruka, inka yaje arankingirana, arazirika, arankingirana, bazana n'intuza n'abantu, inka barayitwara. Mu kugira ngo mpamagara abantu, nahamagariye mu nzu, ndabwejagura, ndasakuza, mbura uwantabara, cisha umwana mu nzu inyuma, akata bya bindi bari baziritse, ariko umugabo akaba yarambwiye ngo azanyica, namara kunyica ngo amanike hejuru, ngo bavuge ngo niyahure. Nuko rero ubwo naje nza ndi kwiruka, duhora tubijyamo buri gihe, ni ibya kera, byageze naho bijya mu rukiko, turaburana, aratsindwa. Naje ndi kwiruka, ndi gusakuza, nshaka iyo nka, mbwira mpamagara abaturage bangwanaho. Nuko rero inka twayisanze hano, twagiye duhamagara abayobozi, bamwe bakanga, gitifu akanga gufata telefoni, mudugudu yahamagaye gitifu yanga gufata telefoni, arambwira ati ko ndi guhamagara gitifu akanga gufata telefoni, ati bimeze bite? Bigeze aho gitifu telefoni arayifunga, bamuhamagara ikanga gucamo. Bigeze hano duhamagaye, gitifu aravuga ngo ari kure, ngo agiye gutega, ngo araza. Ariko akaba hari n'isambu naguze n'umuntu, umugabo yanze kuyihinduza iyo gitifu mudugudu yambwiye ati ndi guhamagara gitifu, akanga kuyifata. Bigeze bamuhamagaye rero, dusanga telefone yayifunze. Tugeze hano, abo niba yumvishe byakomeye, bamuhamagaye aravuga ngo ari kure, ngo agiye gutega, ngo araje. None bageze hano, ubwo ndi kubona bari kumbindikiranya, ngewe ibyanjye ntabwo bari kubikemura. Ngewe bari kuvuga ngo bagiye kunjyana ku murenge, ngo n'umugabo, ngo tubisobanure. Niko bari kumbwira, ngewe ngo bagiye kunjyana. None se muranjyana ko nafashe inka yanjye nkayibona, mwakemuye ibibazo? Bakavuga ngo nituyigabane n'umugabo. Ndavuga nese oya, bayibye mu kiraro barayijyana. None bari kuvuga ngo nitugurishe, ngo tugabane amafaranga ajyane kuwo kwa mukeba. Nje ndi kubyanga, ndi kuvuga nti ntago nzajya nkorera mukeba gusa, abana banjye bicwe n'inzara. Sabe kugira ngo inzego ryo hejuru zindenganure, bangwaneho, kuko umugabo yenda kunyica. Ubuyobozi ndi kuvuga ngo abahe bangwaneho, bandenganure, kuko nararenganye. Ego ni imyaka ni myinshi, n'abaturage bari hano turi kumwe, nibo basobanura ibyanjye. Ubu ikintu gisigaye, umugabo yaravuze ngo azankubita ifuni, ngo cyangwa ngo nzirike, ngo mvuge ngo bavuge ngo niyahuye. Twagiye mu rukiko, turaburana, umugabo ndamutsinda, ariko umugabo yanga kuva ku izima, akajya aza agasahura ibintu, akajyana k'uwo mugore wa kabiri. N'ibishyimbo arajyana, n'imyumbati akaza agakura mu murima akajyana. Ni ukuvuga ngo uyu mukecuru, umugabo we ni murumuna wa sogokuru. Ibibazo byabo rero byatangiye kera, umugabo we akeba ibyangombwa n'impapuro baguriyeho ubutaka butari babaruza, akabujyana k'uwo mugore yambuye undi mugabo. None ubwo ngubwo byaje kuza kugera nyuma, abonye kuko umugabo agiye kumuhotorera abana, abyegereza ubuyobozi bukabizinzika bwo hasi, bakaza kubikemura. Mu kubikemura kwabo bakavuga kuko uyu nguyu ari mu makosa, kuko ubwo ngubwo nyine ngo umugabo bavuga kuko ubwo umugabo atarya, ngo bari kwishakira nawe imibereho. Uyu akamubwira ati ese none yaraje tumweme biryo.
ubwo ngubwo ni ruswa biri mu baturage, ni ruswa bagira barya abayobozi bo hasi, babaha amafaranga nyine. Hari ujya kuregera wajya kumuregera avuga turampa amafaranga ariko ngo numpa dukeya ngo wawe ndakanzanira menshi ngo twawe dukeya turahiramo. Murabona bisa n'ibiri kuba uyu munsi niko biba bimeze. Bidusobanurira bisa urabihuza gute n'iby'uyu munsi? Dore iby'uyu munsi ukuntu bimeze rero ndabihuza nabyo. Twahamagaye gitifu mu gitondo turi kugira ngo azadufashe turamubura, twiyambaza mudugudu nawe ati kamanze mbaza gitifu nibwo ndi bugire ndi bufata umwanzuro. Mudugudu arangije aravuga ati umuntu za gitifu ndi kumuhamagara ntayifate telefoni, none ntabwo naza gukemura ikibazo kiri mu wundi mudugudu, ati ubwo ngubwo nta kundi twabigenza. Tubona ko ntuzi nk'abatashaka kwitwara ku ngufu ku gahato, avuga ati twebwe twatanze amafaranga yacu none nka tugiye kuyijyana. Nibwo nari sinzi uwo natse nimero yo kuri RIB ndabahamagana barambwira bati ntuza twebwe dufasha umuntu mudugudu yakoreye inyandiko none akagira akaza ajya kwa gitifu akamusinya akabituzanira hano. Ubwo sinzi uko nabonye nimero yo ku karere ndabahamagara banga kumfata, ariko ubu nuko hayi hakiri mu gitondo cya kare nahamagaye meya nuko hayi hakiri mu gitondo mbona ntayifashe, mwandikira message niwe waje ko hari kuza guhamagara gitifu kugira ngo abe yaza mu iki kibazo, ariko nubundi yari yabyanze. Mukabona ko yari yari niko bimeze rwose, yari yariye. Huko n'umugabo byageze barazamuka ajya kumureba, agiye kumureba gitifu arangije barabonanirayo. Amakuru numvishe nuje kumva, noneho gitifu nibwo yambwiye ati ngaho manuka tujye mu kibazo cyanyu tubone ko ndaza tukigemo hepfiriye. Nibwo gitifu yaje n'uriya mugabo abona kugaruka. None gitifu ari kuvuga ati reke nk'abayigurishe, nibamara kuyigurisha bagire bagabanya amafaranga, nibarangiza ngo yemere ko barazamuka ya mitungo uyu nguyu yaburanye ikagaruka nayo bayibagabanye. Ubwo ngubwo ngo umugabo yabona aho ahenga n'uyu mugore abona aho ahenga, kandi uwo mugabo afite undi mugore. Ubwo nuko bimeze.